fill me up, God, fill me up, God, fill me up, God, fill me up. Wera bazahora bavuga bati batuwe mazaba marayika ndetse n'ibizima bine bikubita hasi bavuga. Turamushimiye cyane Imana umugisha. Atweretse nyine ko ari umufane wacu cyane. Merci beaucoup, urakoze cyane. Nje cyo nakora nagusabira imigisha, Imana iguhe imigisha myinshi cyane. Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Turabasuje cyane nshuti bavandimwe mwese mudukunda, mwese mutwereka ko mutwitayeho umunsi ku wundi. Abantu bamaze gukora subscribe, Imana bahereza umugisha. Maze iminsi mbibabwira ko ikibazo cyawe gishobora gukizwa no gusenga. Iyo wasenze ibibazo byawe byose biratungana, uburwayi bwawe burakira, iterambere ryawe riraza, umuryango wawe ubona ibyiza byinshi cyane. Niyo mpamvu rero nkomeza kubashishikariza gusenga bikurikiranye n'ikibazo ufite icyo ari cyo cyose gikizwa no gusenga ndetse no kwizera Imana muri rusange. Rero uyu munsi nabazaniye abaririmbyi n'abahanga, abana beza bakuriye muri Kristo, bakuriye mu muryango wa Gikristo, baraza kuza kutwibwira. Hari abantu benshi bagiye babidusaba tukababagereho. Rero mukoresha na comment, subscribe. Abantu bahumugisha. Turi kumwe nande? Ingabire Siana. Turi kumwe nande? Serukiza Esther. Ndahiriwe Grace. Turi kumwe n'abana batatu rero. Nabaririmbyi b'abahanga niko ngiye nimba mbazi nimba ntabazi ariko mwebwe murabazi kundusha. Hanyuma bamaze kutwibwira tubwiye ko bafite Ingabire Siana, Esther na Grace. Turakoresha izina rimwe kugira ngo bize kuza kutworohera. Mbere na mbere kugira ngo umaze wemere ko ari wa turi kumwe akantu gatoya cyane. Mfashisha microphone ntacyo. Fata Esther hagati. Ntabari twe bw'Umwami, ntabari twe bw'Yesu, ahubwo izina ryawe Data rishigwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Ntabari twebwe. Mwabumvishe ukuntu amajwi yabo ameze neza. Ubwo se sinzi ikintu gishobora kurenzaho. Hanyuma Siana, umaze igihe kingana iki uririmba? Igihe kirekire kuko urebye nabitangiye mfite imyaka 9. Numva ni kera cyane. Ufite imyaka ingahe? 14. 14. Kungana gutya? Muri korona numva nyine byagiye byongera cyane, turabyiwa cyane. Esther nawe niko bimezera? Nanjye nahise nkuriramo. Wabitangiye ufite imyaka ingahe wowe? Njye ndumva nanjye naratangiye muri ico gihe ariko njye nafite 10. Ico gihe twatangiye gukora. Ubwo ufite ingahe? Ufite 16. Nawe warakuze cyane. Ibintu bya korona ntabwo byoroshye. Cyane ntabwo byoroshye nk'ibisanzwe. Hanyuma Grace, lockdown urivuga he? Lockdown urivuga he? Lockdown hari igihe nyishimira kuba yarabayeho, hari n'igihe nyine bibabaje, bamwe amashuri yarahagaze, ariko ikintu nabonye social media yakoze akazi kose. Yatumye abantu basohora impano zabo mu buryo bwose, ku matelefone bakajya mu studios, abantu bari bihishe ubu bari kugaragara tukabona impano zabo. So lockdown yagaragaje bamwe impano zabo hanze. Hama byatwigishije byinshi, kubana n'abavyeyi, kuvuga mbese kugira yes n'inshuti, no kwirinda nyine tugakomeza twaguma mu rugo tugakomeza tukamenya guteka no kwita abavyeyi Sose wamenya guteka? Uzi guteka nk'iki? Nzi guteka isosi, umuceri, dodo, amafiriti, ico n'ikindi. Ubwo se nk'iyo uri buteke suppose watetse nk'umuceri n'ifiriti ubiteka mu minota ingahe? Imboga biraterwa n'igihe nabitangiriye. Ese ubu ninde mukuru muri mwese? Hari abantu batabizi.
ninjye mukuru wabo bose ntimukaza mwibesha ntimukabone uburebure ngo muri ngo ninjye mukuru rwose. Esther akagukurikira oya hari umuhungu uri hagati, undi muhungu ucuranga, undi muhungu uri hagati ukabona kuzaho. Sali hanyuma Siana ku giti cyanjye ngewe wenda nihereyeho ntaga kuva ko wenda n'abavandimwe wenda ntasa nkaho mbafitiye akantu ko ngewe mfite ukuntu nkufitiye akantu ku giti cyanjye kihariye. uwo ndirimbiye akantu gatoya ndashaka kumva ijwi ryawe wenyine none. umwami wanjye Yesu yabambwe ku bwanjye ku musaraba Golgotha, ni ku bwanjye nawe yaziraga, yabambwe yaragishe ibyo kuducungura, avuga n'ijwi rirenga ati byose birarangiye. Wow, shabana uririmba neza mu buzima. None se ya indirimbo ni yande? Ni ya True Promises, indirimbo True Promises. Hanyuma Esther, ninde wakwensiparinze kuririmba? Ni benshi batumye numva mbikunze cyane. The most one nyine kugira ngo ni tashakobye yabo niwe ndi kwigiraho muri Miss. Hanyuma Grace byifashe gute wowe? Ninde ukwensiparinze? Kiwe abantu banyinspire ni benshi, nagiraga mbese buri mwaka ngenda mbona abantu batandukanye. Mbere yari Tasha Cobbs urabyumva, ikindi gihe yari Jessie, ikindi gihe yari Darlene. Nyine biterwa n'amavuta uko ugenda ubona umuririmbyi musha afite amavuta masha, mbese ugahita uvuga reka mwigireho. Ikindi gihe mvuga ati ngo reka ndibe Benjamin Dube. Ni benshi cyane ngenda nigaho buri mwaka, sinavuga ati ngo mfite umwe. Kuyo ugize umwe hari igihe nyine ushobora gusanga ugumye kuri umwe ugasanga nta kintu gihindutse, ariko akenshi ugenda biga ku bantu nyine benshi bagenda bafite amavuta atandukanye. Hanyuma Siana, benda tukugarutseho cyane nanone nkuko nandi kubaza bagenzi bawe. Mu barimba Sekira urabaza? Sekira music ubundi indirimbo zinjyana ndazise niko navuga. Ndabazi. Ninde muntu waririmbye muri Afrika ukavuga ati umuntu aririmba neza bari hafi kwegera? Hano mu Rwanda? No, Afrika yose nta kibazo. Wavuga Miss Africa, Afrika yose avuga mu Rwanda? Baje ikibazo gikomeye. Hano muri Afrika hari umukobwa witwa nimba ari Jerome. Simi nkunda ukuntu karirimba cyane. Yaririmbye iyo ndirimbo aho narabicanze. Nta kibazo nyine abantu basaba basobanukirwa. Nakunze naho hano mu Rwanda Iva Bravane ndamwemera cyane. Unetse aramutse agusabye gukora indirimbo nawe wabyakira? Iri gospel nta kibazo? Ntacyo byabitwaye kabisa. Hanyuma iri Sekira? Oya, ntago ari ibyo kabisa. Hanyuma Esther, wazakora umuziki wa Sekira ukava muri gospel? Byabaho. Sinzi ko yarabishobora. Guhimba kuri abahimba biragoye kuri njyewe. Nzaguma muri gospel too. Hanyuma Grace, wenda wowe usa nk'ubisobanukiyeho cyane kurusha peut-être serva. Bakunda kuvuga ko gospel nta kantu karimo bari yo terme nakoresha. Nta mafaranga arimo, nta gushobora kwiteza imbere niko navuga. Ibyo bintu hari ikintu biziho? Cyo mbiziho abantu bavuga ibintu byinshi kuri gospel, ariko icyo nzi cyo gospel kuririmba ntago bitengo na amafaranga, ahubwo wiririmba bivuye ku mutima. Hama Imana yo mu ijuru nizakorera ku muntu ukabona nyine aguhaye gift. Naho gift bundi gift ntago zivira ku bantu tu, oya gift zivira ku Mana.
y'Imana yafashijwe bagatunga umuntu yabirinde bikunze so abandi bantu bari muri public bazabibona batangire bagusupporting mu buryo bwose hama sekle impamvu basupporting nibwo ko nabo bafite abafana baba bakeneye ngo bakora akantu gashuka sanga binjiza amafaranga ariko gospel no gukorera Imana si by'amafaranga yes ko tugahuze ibintu by'amafaranga n'Imana kuko Imana yaduhaye ibintu by'ubuntu so natwe dufite gukora mu buryo nyine bw'ubuntu Imana ubwayo kabiro iduhemba yes nibyo nabo Esther usibye nda kuba uvuga ngo ndi umuririmbyi muramye mwiza cyane abantu bashaka gufata nk'ikitegererezo bamwe na bamwe bakiri hasi cyangwa se bari hejuru kuko ntago umuntu buri kuri hejuru mu myaka abasa nkakurusha ikintu ni nk'iye mpano ndifite wumva wakora atari kuririmba mbega njye naririmbye mba numva sinaba pasteur ariko naba evangeliste nkunda ibintu byo kubwiriza cyane mbese no birusha no kuririmba banguye mbwirije umuntu nkabona hari ahantu mukuye mu byaha wenda canke mu bindi nibyo bintu bishimisha cyane gusumba uko ndirimba mba numva naba evangeliste. Okay, Esther semwe ndakuzaba evangelist hanyuma Siana wenda ntarinze nkuvugira niki urateganya kuzamura urabona ufite bikataho n'imiki cyane urateganya kuzakora iki mu gihe kizaza sibye kuririmba twese tugira dreams nyinshi ariko maybe shobora kuzaba uri kuvuga akazi gasanzwe cyangwa iyindi talo ushaka gukora kwisangamo itandukanye no kuririmba ushaka kuza nka Miss Rwanda je pense ibaze koko Miss Rwanda oya akenshi nakunda kuzaba mu bancaire ibyo nifuzaga kuzaba ariko ibihe bigenda bihinduka nyine bigenda biza ariko nkumva nkazakora ibintu bya tourism ushaka kwiga tourism ukayikora hanyuma Grace wowe wenda umaze kubona Trace ndiko navuga umaze kubona umurongo ngenderwa no gutagipfa kuboneka nje ni about business nka business woman nakindi ku giti cyawe giti ugakora company ugahabakoza ubundi ni company yanjye rwose niyumva nshaka ko ubundi iri self employment nyine ufite abilities zo control buri kila kitu nyine ya ariko ikorera undi muntu nyine ni byiza urahembwa ariko ubumva bariho nyine ntugira freedom nk'iyo warushaka ngo ukora amasaha warushaka ariko nyuma numva nagira company yanjye nyine ariko sindamenye ariyo gusa nzababwira soon nzabwira company yo nzakora kandi ndibaza mwe muri kutureba uzashigikira bazagushigikira pe Esther gwenda dukomeje nakana gato umaze kutwe ngo wumva ushaka kuzaba evangelist ariko hari ukuntu nyine ubukora nka du training duto hari ijambo ry'Imana rye muri Bibiliya verse ikunezeza cyane kurusha izindi ndazifite cyane zinshimisha kamwe konyine dusomye muri Yohana 9:4 haravuga ngo ngiye gukora imirimo y'abantumye hakiri kare cyangwa butarira uwo ni umurongo ngenderaho kama impamvu yo gukora n'impamvu yo kubaho kugira ngo nkore none nkorere nabandi mbashe kubakura we nyine wo murimo just muhagararemo neza niyo verse yanje hanyuma Siana abandi bamaze kutubwira nawe watubwiye ibyo uzakora wenda bijyanye nawe tubwiye kaza businessman evangelist nawe tubwiye kuba warukuza mu banki yako wagiye kuba umuturiste nk'andi wese hanyuma umva uramutse ugeze nko mu ishuri rya tuvuge ugeze muri secondaire ugiye muri cycle supérieur base usaba ushaka kwiga umuziki wawiga nawiga ukareka ishuri risanzwe njya numva urabona bajya basiga mu boarding bakajya nko kunyundo bagenda bakabayo igihe kirekire yagize akazaza nyine ari byo yafashemo nka gahunda njye numva njye nakomeza ishuri sinumva ko nagenda kuri hariya ku Nyundo kuko ego kuririmba ndabizi noneho igisigaye nuko menya no gukora imirimo isanzwe mu gihe ntawuzi nyine ushobora kubona mu byo kuririmba ukabikora ariko uzi no kwishakira amafaranga ku giti cyawe ukavuga ngo reka nigibi maybe hazavamo just akantu ukabona akazi ugatera imbere mu buryo hanyuma Esther dunda dukomeje ni ikihe kintu zikiza kuri wowe wiyiziho gutya physical fit kiza gutya ego kubana ahubwo abantu wenda nibo bambona bakabibona umuntu acagwana akambye she uri umwana nkuntukuna se ndumva sura bivuze ubwo nizi
cyane ico niyizi ariko urabikunda cyane uvuga ngo mbuza amenyo yanjye Imana nayo ibibaza hanyuma siya nawe mbwira ko ka njyewe oya njye ntacyo nzi n'ukuri ntacyo oya witubeshya mbwiza ukuri cyangwa nawe mbikubwira bimbwire oya nose ngende wowe nyine mwebwe nimwe mutureba ubundi twebwe dushobora kuvuga ngo ufite ubuze iminwa yawe nta kintu burabya gutwara ibaze no kubura iminwa sinokongera no kuririmba ico cyo nakibaza Imana we cyane hanyuma Grace we wenda njye kubaza ku kintu kijyanye na gahunda zanyu ko uri mukuru cyane kurusha abandi wenda njye kubaza ku kintu kijyanye mugeze kuki umuziki wanyu ugeze hehe se murateganya kwikorera ku giti cyanyu mbona mukora nka famiye se bimeze gute ndebye ahantu ubundi twatangiye turi bato ariko byose twabihesha nyine uwadufashaga cyane ni papa niwe uhora uri udufasha papa mama akatugatunga mukuri practice urumva iyo ataba ari bone twakwa tugeze ahangaha turi mbese bakatubwira niyo twasubiye inyuma ntituririmbe baraza bakadukangura ngo muhagurukiye mukuri practice mutangire mwandike indirimbo muzijane muri studio muzisora abantu barabakeneye nico mbese akatubwira tumumenye ko muri aba missionnaire ntago muri abantu mugomba kwicara nk'abandi oya and ibintu byo gukora ku giti cyacu tubitekereza ariko byiza tubona nyine iyo dukoze turi umwe turi umuryango haba hariho bond nyine iri strong ituma ukabona nyine turi kumwe twese ntacaza ngo kitu disturbing ngo bigwe bimere nabi oya haba ari imbaraga nyinshi challenge nago ziyongera challenge ntago ziyongera kuri uri umwe uhura na challenge ugasanga ntago umuntu abwete ngo wagize neza hindura akakantu kameze gutya oya umwe muri abaragukosora ariko iyo turi kumwe gutya twese urahimba ukandika ukambwira tumufasha kangaka nabuza andi magambo akaguha ndi urumva hariho inspiration among us so nivyo kubona gukora ku giti cyacu turamenya wende ni turabakobwa abagabo nibaza bakadusaba nyine tugakora amakwe nibwo tuzatandukana tugakora ku giti cyacu ariko mu gihe turi family tukiri kumwe zakora turi one family ya ubwo muziki muri kuteganya mwitse ko muzakora muri famille ntago muragira cyo kuvuga ngo umwe ku giti cyacu muri batatu nago byabaho tukoze igiti cyacu ko nta kibazo birimo ya nabyo nyine ni byiza ya kuko bituma wiga byinshi uri wenyine utari kumwe n'abandi ugatera imbere wenyine ariko iyo muri kumwe twese hano aba ari byiza cyane hanyuma Esther wenda yaragikomoje cyo kuvuga ngo mushaka kubona izindi challenge ntago kuba wabona imbogamizi ari kuba wagize ari kuba wakoze ibihabanye n'ibyo abantu bifuza cyangwa se ikindi kintu cyangwa se wahuye na fere runaka ahubwo ari umuntu ushaka kuguhindura sibyo ugashaka nk'umuntu urumva uzabonye indi stati tandukanye niyo wari ufite icyo kintu ugitekereza w'iki umugabo waramutse akubwira ati ngiye sinshaka gukora umuziki ntako mbikunda byaba bibabaje cyane ubundi kubera ko ufite impano ufite ikintu kiri kukubiramo noneho umuntu akakubuza ngo kireke kugira ko biri kose wabanza ugasenga wabanza ukamusengera mfite tugomba kubitegura bitaraba kandi ubwo turirimba gutya babona dukura tubikora I think numva ngo jewe byangora ku giti cyanjye kubaho ntaririmba wenda mbwiye cyahazaza kuko ni ibintu bitabasha gukontrola umva usanga uririmba rero challenge zaba ari nyinshi cyane kuko support ya mbere nziza I think ni umugabo umufite rero atagusuportinze ni ikibazo hanyuma Asia wenda ni ahantu hashani najye kubona nkubona muririmba nyine muri batatu ariko wenda hari umuntu ugeze kuza akakubwira nk'ubutumwa bwawe ushaka kuza akakubwira neza akamwanda ndagukunda ni he yabikubwiriye bikagutungura cyane cyangwa bikagushimisha ni henshi cyane nkande use nabibuka kuko babimbwiye kuva kera hari bwakabara umuntu uri nyine wibuka muri wowe ukavuga turi umuntu ko yambwiye kuri byanshimishije cyane sinarwambibuka ni menshi cyane hanyuma rero mu ngiye turimbira kandi karirimbo gato
kugira ngo noneho dukomeze n'ikiganiro cyacu wenda tunagana no ku musozi. Wera wera nungami isi yose yuzuye ubwiza reka amahanga aguhe icubahiro ukwiriye zambe monene zambe nanga mosusu ngalite zambe monene zambe nanga mosusu ngalite zambe monene zambe nanga mosusu ngalite manuri nguru mana yanje nawuhanye nawe. Nahise njya mu mwuka nibajye no gufata mikrofone umva mfite amajwi meza pe nta nubwo ari ibanga wenda kugira ngo wenda munashimagize umuntu gusa nisere ko namwe mubizi tari byo kwijijisha. Hanyuma rero grand hagati yawe na mama wawe na papa wawe ndabizi wenda bose n'abahanga ariko wonzi cyane ni papa wawe kuko rero nzi amavideo ye gusa nabonagamo na mama wawe ariko nsigaye mbona mukorana umuziki cyane buriya ninde muhanga cyane ugereranyije. Ubundi turebye papa ni umuhanga azi muzika ariko mama we afite ijwi azi kuririmba cyane ariko nyine ni wa muntu wakuze aririmba alto nyine urabizi noneho akumva yahora aririmba inyuma y'abandi ariko twahora tumubwira mama aririmba ufise ijwi kurusha nyine twavuga kurusha papa nyine tugaseka mu nzu ariko mama azi kuririmba cyane papa nawe azi muziki arayumva muri we cyane. Hari akaririmbo nabonye niba nakashoti video nabonye mama wawe warateye arakwakira abantu barabikunze cyane biriya bintu bivuze yo byanashimishije cyane. Akarimbo kitwa guki harya buri baturimbira gatutwumva kavuga Yesu aranyuze igitero naririmbye Jemisemo Yesu mucunguzi wanjye unkunda andutira no gushimwa n'abisi bose. Mama agahita yinjira akavuga umva ico nifuza sinshaka kumenyekana njye nyoboka umwami Yesu imisi yose. Abantu barabikunze nk'uko ubona nda uririmba n'umubyeyi wawe akaririmba bikongera iki mu buzima wumva bimeze gute? Bari ibintu biryoshye cyane ndibuka tujya no kuyikora muri studio yari yabanje atinya no ko twari tuzi ko igitero dufite kukirimba dukurikirana naragenda mwegera ati partner wanjye rwose tubikore neza turangije umva turabipasagura hariya umva twavuye hariya ari twe bemeye. Hanyuma we ugiye muri studio bwa mbere ugiyeyo ni cyo kintu cyagutunguye? Bwa mbere njyayo naragize ubwoba ndibuka studio twigeze kujyamo kera turirimba tugira ngo dore uko muririmba nk'ibijumba. Iyo ni yaheze ni Burundi indirimbo tugitangira nyine baba baciye intege twe tukiri abana tutarimba neza ibintu biri aho ngaho. Ibijumba biraririmba no niko nyine nyine ko gatengo turi kumva nk'afite ibijumba mu kanwa. Yes ubu ko kandi tutazi kurimba turimba nk'ibijumba. Oya nyine kwako iyo umuntu afite ubwoba hari ukuntu ijwi ridasohoka neza ariko mwebwe ubundi njye nizera ko umuntu wese ubasha kuvuga
no kuririmba ni stroke y'abaririmbyi turabamenyere oya rwose mujya mudushuka narasugubuye ubundi Imana yaduhaye tehila muri twebwe so dufite nyine indirimbo mu mutima so utabizi nawe afite iye mu mutima kandi iyo ni Imana ikunda hanyuma Esther wenda kuri umuririmbyi hari injyana nyinshi usobanukiwe hari za slow hari zouk hari afrobeat nyine ngenzi kuzikora mu bintu bijyanye na secular ariko hari ibindi ngo bitango wenda bijyanye na gospel amasebeni bisimba n'iki ukunda gukora muhenjyana urebye umva tere turimo nko kuri church bidusaba ko dukorera muri zose ariko iyo ngiye nkora nkumva iranshimishije cyane ni injyana iri slowly yizitonze mbasha y'abahanga je kumirwa oya nukuri suvuga ngo ni y'abahanga gusa nyine bivana n'umuntu hari umuhanga ushobora kuririmbira sebeni ukaba ati wow ariko ngewe mvuze iyo kubera ko iritonda mbasha kumva ibyo ndirimba umva utari kwirukira gusa kubyina nkabanza nkatuza hanyuma wenda microphone urayimenyereye hari indi instrument wumva ujye ugeragezaho gukoresha gitari urebye ni nkaho ngiye kuzakwiga buri kintu cyose natangiye kuri piano uzakoresha full music natangiye kuri piano nziho duke twari turimo kwiga twese turi kwiga nzakubireka niga n'ingoma mbona ntibyavamo kuko ndavuga nzajya ndirimba nanacuranga kuko ingoma isaba amaguru yose n'amaboko yose ugakoresha n'umutwe mbona ibintu ntibyashoboka ahasigaye noneho nta gitari ndebe wumva wabishobora ni ukwiha icyizere nyine nta kintu tutashobora hanyuma rero inshuti zanjye dusa nkaho turi kugana ku musozo tujye kubaza utubazo turi TikTok ndabaza umunsubiza tutarenga dutatu cyangwa tungana hanyuma Grace ukiga wize muri boarding school yes nize boarding school ni akahe kantu kagutunga ukigerayo rero iyo ugeze boarding ubona amasura masha abantu basha imyitwarire mishya ikintu cya mbere cyantunguye sinari nzi ni ikintu gisekeje ariko nyine ntibaseke nyine abantu bagira ibintu bibatungura ikintu cya mbere niyo uri umuntu umenyereye kujya muri douche wenyine ukumva urisanzuye ukaririmba nyine wasakuje ariko ngiye ikintu cya mbere cyanguye ni kugenda ngo tugende muri douche urabyumva abantu bari muri boarding abajene baranyumva usanga nyine twese turi ahantu hamwe so nabanzaga nkabyuka kare saa 9 imbere saa 8 nkoga mbere y'abandi ngashaka kandi kuryama nawe akagenda narangije ariko baransekaga mu nyuma ndabimenyera ubu ni bisanzwe hanyuma Esther gira twaza tutatu kugira ngo tubaze gusangira ijambo wowe sibyo urana uracyana muto ufite 6 ans sibyo ni iki kintu abantu bajya kubwira ushobora gukora nyine hari ukuntu umuntu akora agatavuga sha ukoze kiriya kintu cyanshimisha hari abantu benshi wenda bitewe n'ukuntu bambona bavuga ati Esther turashaka ko ubujye uvuga ubujye ukora turashaka kuzaba umuyobozi runaka nkavuga ati politiki sinzi ibyo abantu bakunda kumbwira ngo nzaba umuyobozi ministre hanyuma Siana wize maternelle cyane kizinyara mu ishuri muri kumwe n'abandi banyeshuri ibyo narabikoze umeze gute hari maternelle zitandukanye uri muri baby class middle top uri nko muri top ubutangiye gucanga mukuru hakono bagusetse butangiye kuvuga ngo iyo batangiye kumwaza ushobora gusubira ku ishuri cyangwa se mva ariko njyewe nakundaga ishuri kuko nakundaga na Esther numvaga ahagiye hose ngomba kumukurikira so kandi yakundaga ishuri none nkababwije yuko nanjye mpajya bikantera nyine kuba ngumana nawe igihe nanyaye numvishe nyine nibisanzwe ko nari nasabye maîtresse kwamaga ushara byana ariko nibwo bwa mbere nari mbikoze pe unyaye mu ishuri yinyara muri gurudes hanyuma rero Grace dusa nk'abagiye ukunda kwambara imyenda yose twageze mu buzima busanzwe n'ibyari wambaye neza ukavuga ndumva buri wese ashobora kuyibona n'ibyari
Uba wambaye umwenda nyine wo gushimishije kuri wowe kuba wambaye gute? Ni ku cyumweru ngiye gusenga kumba nambaye hari igihe nyine by'ukuri muri mood nziza wishimye ugahita ubona nk'umwenda iyo ndawambaye mba numva ndi fier. Abari ijipo ikanzu abari ikanzu Esther wowe tuvuge no mu buzima busanzwe utavuze dimanche kuko ni bya grace. ngewe mu buzima busanzwe ikanzu ijipo simbikunda cyane bango njye nkunda kwambara genre y'ibintu by'abahungu ya bango iyo mbyambaye nkambara nk'igishati kinini igipira kinini mba numva ari ngewe. Nese ko wafashe Jean Masquerade kandi wenda famine ubwo ngubwo ntago abantu bajya tuzina bajyaga bitanu muri antana ba kaboy ko banyita gasorunyi bakutaga gasona naraga umva kubera niyo nabonye ari yo look nziza nyine imbereye igatuma mba simple yankunda simplicité rero y'imyenda y'abahungu nta bikabyo hatari byo ni guhendwa ntabwo mpendwa en fait nyine kuba ko ari look ukunda uragenda uba wabyiteguriye pe ukayigura tu. hanyuma siya haje wenda navuga ko ari icyorezo cyatuziye kiraduhungabanya twese nta gapfukamunwa kakubangamiyeho n'igi ngo ikintu agapfukamunwa kano akamaske baduhaye ngo twambare nta kwitsika kubamugamira wowe karambangamiye kandi cyane ariko yiri kwibe ugenda ukamenyera nk'ejo bundi noneho hari ubukwe bwari bwabereye nibwo bwa mbere nawe bwarimbane n'agapfukamunwa umwanya muremure umwuka warushizemo ndavuga nibareke ntidusenge n'ukuri kuko numvaga umwuka wenda gushira ndavuga kucumwira ibikoko nzabishobora mbona ni ibintu bigoye cyane baguma kugira gashireho nta no kumanura ibintu bigoye cyane n'amazuru wapfutse ahubwo haba hasigaye nuko dupfukana mu maso hose. Hanyuma rero tutabana tugiye gusoza ariko basaba akantu ka nyuma baturirimbire hanyuma Grace ahita anadusengera. Matimba tukora sibiri Grace atusengera mu masengesho make. If you provide the fire and I provide the sacrifice and you provide the spirit and I will open up inside. If you provide the fire and I provide the sacrifice. You provide the spirit and I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up, yeah, till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up, yeah, till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Tajya mu mwuka ngo ntago Grace rero dusengere hanyuma dusoza ikiganiro cyacu sengera kanya gato amagambo azamura impano yanyu ko nawe reka dusenge twubahe Imana. Mana data tubaje imbere yawe turagushima ku munsi mwiza waduhaye ku
ubugingo umwami wongeye kandi kuduha hariho benshi bari hanze hariho benshi bapfuye kandi turi mu gihe kandi turi mu kigero kimwe turi mu myaka imwe ariko twe wabashije kuturinda twanyuze henshi twari mu ngo zacu ariko twari guhura n'amaksida ariko waturinze mwami dore none turiyaje imbere tugushima kubw'ibyo wadukoreye mwami dore tuje imbere yawe mwami tuvuga ngo reka ubwiza bwawe mwami bukomeze buze ugendane natwe aho tujya hose aho tugenda hose mwami mu mpano zacu komeza utwagure mwami genda mwami utwiyereke komeza uze mwami uvugane n'abawe data mu mirimbire yacu reka mwami byo tuzadukora ntaba ari twebwe ahubwo aba ari izina ryawe rishigwa hejuru ahubwo ari icubahiro cyacu tuzadushira hejuru aho ko twe twishira hejuru mwami nta na kimwe dushoboye tutagufite dore mwami tukweretse Aline na Isaac baje hano mwami reka imbaraga zawe zibane nabo ukomeze ubagure mu mpano zabo mu kazi barimo mwami muzi wakora byose mwami uhorane nabo mwami ubereke kuri Imana izahorana nabo nkuko wabivuze data reka mwami tukweretse abari kudukurikirana hirya data reka bumve ibiri hano mwami bumva ari wowe uvuga ntaba ari twebwe bafashwe mwami bumve imitima yawe ugubwe neza abari biheze mwami bumve ko nta kintu na kimwe kitashoboka muri wowe byose birashoboka data ndori tuje imbere yawe tukuragije uyu munsi komeza ubane natwe komeza ubane n'abari kudukurikira imbaraga zawe zibane nabo tubisenze tugize mu izina ryawe gera amen hanyuma grawo wumva ari rihere ryoshye iryoshye ariko ngira ngo ni alto ariko ngi niyo yatangije ariko ngi irindyohira cyane ni soprano kuko niryo jwi mpora ndirimba muri nyine Mbega tuzi twe hamirindi nabyo ni tenor kaba kari hejuru kaba karyoshe iyo mwaririmbye hari abantu benshi bumva karyoshe cyane gafite sound nziza hanyuma rero musezera abakunzi banyu babakurikiye niki mwababwira kubashigikira umuziki wanyu nihe nawe mushaka kubwira abantu bakiri bato batinya kuririmba abantu batinya public yo kuririmba ngo nkanjye sinjyanjye imbere urumva nk'abantu bameze nka gutyo kandi bafite nk'impano zo kuririmba ariko wenda akaba yitinya yumva atajya kumwe muracyari bato kandi murabikunda murabikora mwababwira iki ndabashimiye cyane kuri icyo kibazo nkanjye abantu bose nzi ko wenda bumva ko batinya kugaragaza impano zabo cyambere ndiye nababwira bareke kwitinya ikintu cyose iyo gishize mu mutwe kumva ko ushobora kugikora uragikora kuririmba ni ubwoba ni satani ubutera ariko uramutse uvuze ati ngiye kubunesha ngiye kubyirukana ngiye gukorera Imana ngiye kujya ahagaragara nanjye ngaragaza Imana yanjye impano mfite nukuri bazabigeraho hama ikintu nabwira abanyarwanda badukurikiye cyangwa n'abandi bantu bose no kubashimira cyane amaze abadushigikira uko bukeye nuko bwije nukuri tubona inkunga z'abantu benshi batubwira ati turabakunda ibintu mukora ni byiza turanabashimiye namwe mwaje kutureba byari byiza cyane byatubera ibyishimo so turabasabira umugisha abantu bose rero badukunda badushigikiye n'abazabyumva bino byose bazishimane natwe bazahora bavuga bati baturera bazahora bavuga bati batuwera bazahora bavuga bati batuwera bazahora bavuga bati batuwera maze abamarayika ndetse n'ibizima bine bikubita hasi bavuga bazahora bavuga bati batuwera bazahora bavuga bati bazahora bavuga bati batuwera bazahora bavuga bati maze abamarayika ndetse n'ibizima bine bikubita hasi bavuga maze abamarayika ndetse n'ibizima bine bikubita hasi bavuga maze abamarayika ndetse n'ibizima bine bikubita hasi bavuga bazahora bavuga bati batuwera bazahora bavuga bati batuwera rero ndabona muhinduye system bigenze gute muhinduye complete cyane natwe turatunguwe cyane sinzi ukuntu twisanze nyine
actually namwe muratubona. hanyuma rero uyu ni umuntu umushyitsi w'aba bana yitwa Bienvenue atuye muri Canada turamusuhuje cyane ni umwana mwiza akunda gushyigikira umuziki w'abantu benshi batandukanye yaduhaye tuntu mubona tuno t-shirt tuduhereze bano bana nyine ubona ko basa neza kandi Imana ikongerera umugisha amafaranga watanze umwanya watanze wo gutekereza kubikoresha wo mbega ikintu cyose wakoze kugira ngo bana babashe gusagura cyane byiza urabona ko nagasimbora ariko urabona ko bisa neza urabona ko bishimye Imana ikongerera umugisha mwavuga iki turamushimiye cyane Imana umugisha bose rero bishimye cyane urabona ko waberetse urukundo batari biteze hanyuma ibindi byose wabasezeranyije ndumva ari bitoya kurusha ukuntu mbaye ndi kubabona actually iyi symbole tweretse ni urukundo kabisa reba ahantu atuye n'aka kanatwari ntabwo tuzabyibagirwa kubona muri interview none bagatagwana kado biraryoshye arakoze cyane ndishimye cyane atugaragarije uburyo dukunda kandi atwitayeho gutekereza kudukorera tuno t-shirt atweretse nyine ko ari umufani wacu cyane merci beaucoup urakoze cyane njye icyo nakora nagusabira imigisha Imana iguhe imigisha myinshi cyane iguhe byinshi cyane iguteze imbere pe turi kureba kwireba ko turaberewe cyane mwagaze inshuti abavandimwe abana bashimiraga umuvandimwe wawe cyangwa se inshuti muri Kristo Yesu yabashije kohereza gift mujye mukora neza kugira ngo babamenye hano turabashimiye cyane wenda famille sose nanjye nuko mutambifata ni the sisters baravukana ari batatu babakoreye kano ga surprise bana ubwo mugisha Bienvenue nanjye narabikunze cyane namwe abadukurikiye muharanire gutera imbere kandi Uwiteka azabibafashamo amen Canaan TV ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana.